Kristo Yezu akuzwe. Mu kiganiro cyabanje twarebeye hamwe umuhango wo kwakira abavuye mu yandi madini muri Kiliziya Gatolika. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe gukomorera amasakaramentu abasanzwe ari abakatolike n'abandi bari barayahawe. Muhawe ikaze. Nyuma yo kwakira abavuye mu yandi madini muri Kiliziya Gatolika, umusaserdoti ahamagara muri rusange cyangwa mu mazina yabo abagiye gukomorerwa, bakigira imbere aho ikoraniro ryose ribabona, buri wese agafata ku ntugu z'uwo yishyigikira. Umuhango ugakorwa ku buryo bukurikira. Umusaserdoti niwe utangira agira ati: bavandimwe, muri batisimu mwahawe mwagizwe ibiremwa bishya, musezerana kwanga icyaha iyo kiva kikagera. Mwahakanye ubugiranabi bwose, mwiyemeza kuba abana b'urumuri. Mwahisemo kuba abakristu b'intangarugero kandi b'inyangamugayo mu rugaga rw'abana ba Kiliziya, umuryango w'Imana w'isezerano rishya. Nyamara mu bihe byashize mwaranzwe no gutatira icyo gihango, muhitamo kugendera mu mwijima, mwitandukanya n'amizero dufite muri Yezu Kristo. Dushimiye Imana yabahaye urumuri, mugasobanukirwa ko mugomba kugaruka mu nzira nziza, mukiyunga n'Imana na Kiliziya mwahemukiye. None urugendo rwo kwihana no kwivugurura mwatangiye rukaba rubagejeje ku byishimo by'umunsi utazibagirana mu mateka yo kubaho kwanyu. Mbere rero y'uko mukomorerwa amasakaramentu mwari mwarafungiwe cyangwa mwarifungiye, nimubanze musubire mu masezerano yanyu ya batisimu imbere y'iyi mbaga y'abakristu. None rero ngo umusaserdoti niwe utangira abaza ati: mwanze shitani? Bagasubiza bati: turayanze. Umusaserdoti akongera ati: n'imigenzereze yayo yose? Bagasubiza bati: turayanze. Akongera akabaza ati: n'ibyo iduhendesha ubwenge byose murabyanze? Bagasubiza ngo turabyanze. Akongera ati: mwemera Imana Data ishobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi? Bagasubiza bati: turamwemera. Akongera akabaza ati: mwemera na Yezu Kristo umwana we w'ikinege n'umwami wacu, wabyawe na Bikira Mariya, akababara, agapfa, agahambwa, akazuka, akava mu bapfuye, none akaba yicaye iburyo bwa Se? Bagasubiza bati: turamwemera. Umusaserdoti akongera akababaza ati: mwemera Roho Mutagatifu na Kiliziya Gatolika ntagatifu n'ubumwe bw'abatagatifujwe, nuko ibyaha bibakizwa, n'izuka ry'abapfuye, n'ubugingo buzahoraho iteka? Bagasubiza bati: turabyemera. Umusaserdoti akongera akabaza ati: nuko rero Imana ishobora byose n'umwami wacu Yezu Kristo nibabe hafi, bibafashe guhamya ibirindiro mu ngeso nziza zishingiye ku ivanjiri no kuri aya masezerano ya batisimu mumaze gusubiramo mu ruhame rw'ikoraniro. Bavandimwe, sinshidikanya ko mwaje hano kubera ukwemera, ukwizera n'urukundo mufitiye Yezu Kristo, umukiza wa twese. Iyo migenzo myiza niyo yatumye mwiyemeza guhinduka burundu, mukareka kugengwa n'ingeso mbi no guhunga Imana. Ubwo rero mwiyemeje kuyigarukira n'umutima utaryarya, ngaho nimuvuge isengesho ryo kwicuza ibyaha. Maze bakarivuga bagira bati: Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko bineranye nawe, nkadutandukanya ari wowe ntunze ukandengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda, dawe ubinyuze sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amena. Barangiza kuvuga isengesho ryo kwicuza ibyaha, umusaserdoti ahereza itara ryaka buri wese mu bakomorerwa, nk'uko bigenda mu mihango ya batisimu. Byarangiye umusaserdoti
akagira ati mu izina rya Kiliziya Gatolika umuryango w'Imana bakomoreye amasakaramentu mwari mwarafungiwe cyangwa mwarifungiye, guhera ubu murihatire gukurikiza amategeko y'Imana n'aya Kiliziya kugira ngo muzagire ubugingo bw'iteka. Bagasubiza bati amena. Reka dukomereze ku masakaramentu nyirizina. Reka noneho turebere hamwe batisimu y'abakuze n'abato. Ariko aha ngaha harimo icyitonderwa. Ibi bishobora gutandukana hakurikizwa umuhango usanzwe wa batisimu, abana bato bagaherekezwa n'ababyeyi ba batisimu gusa, abakuru nabo bagaherekezwa n'abishingizi babo. Numva ko bitandukana mo gato. Umusaseridoti abaza ababyeyi ibibazo bikurikira: bavandimwe, murasaba iki mu muryango w'Imana ariwo Kiliziya? Bagasubiza bati batisimu iduha kuvuka muri Kristo. Akongera akabaza ati mwe mwaje kubakirisha abana banyu, namwe babyeyi ba batisimu murabona muzafasha abana banyu baje kubatizwa ari bakuru guhabwa uburere bwa gikristo? Bagasubiza bati ye, turabona tuzabishobora. Byarangira hagakurikizwa ubu buryo busanzwe bukurikiza ibi bice by'ingenzi: ikimenyetso cy'umusaraba ku gahanga, byarangira hagakurikiraho ibisingizo bigufi by'abatagatifu, byarangira hagakurikiraho isengesho ryo kubohora ku ngoyi ya Sekibi, byarangira hagakurikiraho isigo ry'amavuta y'abigishwa, hanyuma ibyo nabyo byarangira hagahita hakurikiraho guha amazi umugisha. Iyo hari amazi yakoreshejwe kuri Pasika, byaba byiza cyangwa agahabwa umugisha ako kanya. Hanyuma ibyo byarangira hakurikiraho guhamya no kwamamaza ukwemera. Ibyo byose byarangira hagahita hakurikiraho batisimu nyirizina. Nyuma ya batisimu nyirizina hakurikiraho amavuta matagatifu. Ariko icyitonderwa hano, abakuru baza gukomezwa ntibasigwa amavuta ya kirisima, kuko baza kuyasigwa mu gihe cyo gukomezwa. Ibyo byarangira hagakurikiraho umwambaro wererana. Byarangiza hagahita hakurikiraho itara rya Pasika. Ubwo umuhango ukaba urarangiye. Hanyuma ubwo reka noneho turebere hamwe isakaramentu ryo gukomezwa. Abakomezwa baherekejwe n'ababyeyi babo b'abatisimu bagahamagarirwa kuza imbere kubera ko baba bamaze kwamamaza ukwemera. Isakaramentu nyirizina rishobora gutangira bibaye byiza hagatangwa inyigisho ngufi ku isakaramentu ryo gukomezwa. Umusaseridoti agatangira agira ati bavandimwe nkunda cyane, dushyire hamwe twese twambaze Imana Data dusabira abayoboke bagiye gukomezwa muri aka kanya. Ku bwa batisimu babaye abana bayo yihitiyemo, maze bavuka mu buzima bw'iteka. Ndabashimiye mwese twabanye, kandi mbasaba gukomeza kudukurikira no kutwereka ko mudukunda, muduha subscribe kugira ngo inkuru nziza ndetse n'ibiganiro bimwe na bimwe bya Kiliziya ujye ubasha kubikurikira mu buryo bukoroheye. Nimugire amahoro.